Ikaze ku muyoboro wa P-Mining TV, umuyoboro ubagezaho ikiganiro cya Pi Network. Bakunzi ba P-Mining TV, ndabasuhuje aho muherereye hose, wowe uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Uyu munsi rero nabazaniye update eshatu tugiye kuganiraho kugira ngo dukomeze twitegure kugera kuri Open Mainnet. Update y'uyu munsi tugiye kurebaho iteye gute? Tugiye kureba ibijyanye no kuzuza checklist ndetse n'igihe baguhaye deadline icyo ubusabwa. Update ya kabiri tugiye kureba abantu bakomeje kugurisha no kugura payi zabo. Hanyuma update ya kane turarebera hamwe ibyo dusabwa kugira ngo dukore migration. Hanyuma update ikurikiyeho ariyo igiye guhita isoza, turareba ese umuntu wujuje ibisabwa dashboard yiwe ibimeze gute. Kurikira rero niwihutisha iyi video maze wumve amakuru akubiye muri iyi video. Mbahaye ikaze. Yewe rero ugiye kubagezaho aya makuru nk'uko bisanzwe ni Flex, nkaho channel yo ni P-Mining TV. We mushyashya kuri uyu muyoboro urasabwa gukanda subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo amakuru yose anyuze kuri P-Mining TV ajya kugereraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa kino kiganiro kugira ngo gikomeze kigere ku bapiyona muri rusange. Bahaye ikaze. Aya makuru yacu rero reka tuyatangirire ku ma deadline dukomeje guhabwa muri dashboard. Uritegereza kuri iyi foto mbahaye ahangaha, urareba yuko uyu muntu bamuhaye deadline yo kuzuza KYC yiwe. Amaze iminsi 17 atarakora KYC. Urumva rero njyewe iyo ndebye ibintu nk'ibi ngibi mba numva muri njyewe bimbangamiye. Tekereza nimba baguhaye KYC ukaba umaze iminsi 17 utarakora KYC. Urumva akenshi na kenshi abantu twitera ibibazo, kandi mu by'ukuri ntabwo byakabaye ngombwa yuko umuntu yitera ibibazo kandi abishaka. Hanyuma uyu muntu afite ikibazo cyo kuzuza KYC ndetse na checklist. Nkaba ngira ngo rero nongere kubabwira ngo niba baguhaye KYC my friend, aho uri hose gerageza uko ushoboye. Dufite group ya WhatsApp duhuriramo, ndabashyirira link muri comment maze mujye mwinjiramo. Igihe udasobanukiwe tugufashe, ba link mugerageze mu joining maze ibibazo bikomeze bigende bikemuka, kuko iyo nitegereje mba mbona ni ibibazo. Ikintu niba utakizi nibyo koko wigikora, ariko nanone kutagikora ntabwo bivuze yuko ugenda ukabika ugaceceka. Murareba yuko afite deadline y'iminsi 214. Mu by'ukuri ni iminsi myinshi, ariko nanone ntivuze yuko ugomba kurekera aho ngaho kwicecekera. Ibi rero nkaba nabigarutseho kugira ngo mbwire abapiyona mwese mufite ibibazo mu account yanyu, mujye mugerageza mushyiremo imbaraga mukore ibisabwa kugira ngo ejo hato utazahura n'ikibazo igihe watakaje payi zawe wamayininze. Murabizi yuko dufite deadline y'uku kwezi kwa mbere. Ibintu bijyanye n'ama KYC kuri 31 z'uku kwezi biraba birangiye.
hanyuma rero ntawamenya ngo ese kuri 31 ni irihe tangazo tuzabona. Mu by'ukuri ushobora kubona tuje duhabwa itangazo rifunga akawunti zose zitujuje ibisabwa, nawe ukaba uri aho ngaho wiryamiye iminsi 2, 3, 10 irageze nturakora KYC kandi urayifite. Urumva rero abapiyona bamwe na bamwe biteza ibibazo kandi bitari ngombwa. Iri tangazo rikaba rije rero kugira ngo nongere kubibutsa mugerageze uko mushoboye, mushyiremo imbaraga nyinshi kugira ngo niba ufite update runaka uyikore. Murabizi yuko mu barifero ndetse no muri security cycle dufitemo update ivuga yuko bayiduhaye, ivuga yuko iminsi 20 nishira tuzamburwa payi twahawe za bonasi. Ibi rero bikaba bizatuma abapiyona benshi cyane batuma abapiyonazi bahomba payi zabo kubera yuko batuzuza ama KYC. Ari naho bahereye bagira ngo dukomeze dushishikarize abarifero ndetse nabo twashyize muri security cycle kuzuza KYC ndetse no kuzuza ibisabwa byose kugira ngo babe verified. Mukomeze rero mukore kandi mushyiremo imbaraga kugira ngo twese tugere kuri open mainnet. Hanyuma amakuru yacu reka tuyakomereze kuri update ya kabiri turebera hamwe ese kugura no kugurisha payi biremewe. Ese ubwo ntibizateza ibibazo muri open mainnet? Igisubizo ni yego, ariko bizaterwa nuko wowe mupiyona waguze unagurisha. Murabizi yuko dufite amasoko twahawe tuzakoresha. Muzi ko dufite map of P, bukaba ari bwo buryo bwonyine bari batubwiye yuko dushobora kugurisha tunagura tunyuze muri ubwo buryo. None ubu ngubu abantu benshi cyane payi zabo basigaye bagenda bakazicengingamo amafaranga uko bishakiye. Ikindi ingaruka tuzagira niyo gutesha agaciro payi zacu. Indi ngaruka tuzagira nuko uzasanga payi yawe warayigurishije ku mafaranga makeya kuri open mainnet ugasanga ifite agaciro kenshi cyane. Izo rero zose ni ingaruka ku bantu bose barimo bafata payi zabo bakazitwika bakazitanga ku mafaranga makeya kandi mu by'ukuri hari icyo bakagombye gukora kugira ngo babone amafaranga menshi cyane. Ibi rero nkaba mbigarutseho kubw'impamvu abasikama bateye. Abasikama murabizi yuko babaye benshi cyane kuko payi ni ifaranga rifite agaciro kenshi cyane, abantu bararireba bakarikenera ari benshi. Ejo rero uzashiduka ngo ugiye kugurisha payi, umuntu mudiringe online maze umuhereze ushiduke yigendeye. Ibi rero nkaba mbigarutseho ngira ngo mbwire abapiyona muri rusange, mu by'ukuri kugurisha biremewe ariko mubikore mu buryo bwizewe. Ikindi ntihazagire umuntu akubeshya ngo nta password zawe nkwereke uko tubigenza. Igihe cyose uzaba wamuhereje password uzaba wamuhaye ubutunzi bwawe bwose. Ibi rero bikaba byateye impungenge ku bantu benshi cyane, aho usanga abapiyona barimo bagurira banagurisha mu by'ukuri bagenda bahererekanya amariki ngo kora ibi ngibi, kora ibi ngibi. Aha ngaha ukazasanga ariho abasikama bazinjirira bagatangira gutubura amafaranga yacu. Ibi rero mubikore ariko mushyiremo ubwenge, kuko
ejo bundi ushobora kurangara ugashiduka payi yawe ujya ku mayiningi ugasanga hariho 0. Twihuta cyane rero reka tugiye kuri update ya gatatu, tugiye kureba ngo ese niba nahawe migration ndabigenza gute, ni iki ndi bukore. Murareba aha dufite hano dufite ku payi, ahangaha dufite payi imwe, hanyuma kuri available, ahangaha kuri available balance, ahangaha dufiteho 0.01. Ese ni ikihe kibazo dufite, ese bimeze gute? Hano rero ndagira ngo tugende neza twitonze turebe ngo ese turasabwa iki, twakora iki. Ahangaha icyo usabwa ni ukwimura ugakora migration. Ahangaha urareba ko dufite historic. Hanyuma twebwe dukeneye gukora migration. Niba ukeneye gukora migration rero urafata iyi buto uyimuriza ahangaha kuri migration, maze wuzuze ugende ukurikiza amategeko uko bagenda bakubwira. Murareba ko ani screenshot nafashe kugira ngo mbereke uko ushobora gukora migration, ariko nibiba ngombwa mukaba mukeneye yuko nagenda mbereka step by step, murandika muri comment mumbwire nabyo nzabibereka. Hanyuma ikindi kintu kihuta ngira ngo mbabwire hano kuri migration, abantu mufite ikibazo cya lockup, iyo wahawe migration ushobora kugabanya igihe warokinze, cyangwa ukagabanya payi niba wararokinze nyinshi ukarokinga nkeya. Ibi rero nabyo abantu benshi cyane barokingaga payi batabizi, cyangwa ugasanga niyo systeme kwa ko batabizi, systeme igahita ibarokingira igihe ishaka. Abenshi na benshi wasanga yarokinze 100%. Aha rero igihe wahawe migration wemerewe kurokinga mu gihe gitoya runaka. Ibi rero ikaba byari nka update cyangwa nk'ubutumwa nagira ngo mbahereze, kugira ngo abantu mwese mwahawe migration mujye muhita muyikora kandi murokinge mu gihe gitoya cyangwa payi nkeya mushoboye. Hari umuntu wajyaga kurokinga ugasanga arokinze nka payi ziwe zose kandi akazirokinga imyaka 3. Abantu benshi cyane rero barimo bibaza ngo ese ni gute twakora iki kugira ngo payi ko twarokinze nyinshi cyangwa ko twazirokinze zose ni gute twabigenza. Wemerewe kugabanya ukagira mu gihe gitoya kandi ukagira payi nkeya igihe wahawe migration. Kwihuta cyane rero dukeneye kureba ngo ese umupyona wujuje ibisabwa arangwa n'iki, n'iki cyane mukubwira. Umupyona wujuje ibisabwa ni uyu nguyu. Igihe cyose uzaza hano ukabona nta deadline ihari, uzajye wumva yuko nta kibazo ufite, ariko ntibivuze yuko uyu mupyona nawe agiye kuryama ngo asinzire. Hari ibyo usabwa gukora kandi ugashyiramo imbaraga. Mu by'ukuri murabizi yuko uko amasaha 24 ashize tugomba kumayininga, kandi ikindi amategeko areba abapyona bose namwe. Ntago wemerewe kugira itegeko na rimwe uviola ngo nuko wujuje ibisabwa, deadline iki byose warabikoze. Narababwiye ngo cyangwa murabizi yuko isaha n'isaha ushobora kuba warakoze agakosa ukabona ugarutse muri step runaka bagusaba kugira ngo ukemure ikibazo kirimo. Aha rero ntago yavuze ngo wowe wujuje ibisabwa genda uryame usinzire, ahubwo
gerageza ahubwo nicyo gihe cyo kugira ngo akawunti yawe uyibungabunge kugira ngo hatazagira amakosa ayivumbukaho. Ari nayo mpamvu ngira ngo mbwire abapiyona bose mugaruka muri tentative KYC, ukaba warapasinze KYC ukabona ugarutse muri tentative. Ahangaha rimwe na rimwe biterwa n'uko hari igihe bo warafashe nk'amazina cyangwa namba cyangwa identity ukaba waribagiwemo ikintu cyangwa waranditse nabi, ugafata identity wayibahereza bagasanga irasa nabi, ntibasha guhura cyangwa n'isa na serifi watanze. Ikindi, serifi watanze ukaba wayifatiye ahantu hatabona cyangwa ntihabe habuzeho akandi kantu kagaragaza serifi nabi ku buryo bagusubizamo kugira ngo wongere ukore iyo serifi neza. Izi rero zikaba ziba mu mbogamizi zituma abapayona bujuje ibisabwa bongera ugasanga bagarutse mu matentative KYC, ugasanga bongeye babahaye deadline yo kuba bakomprese ibisabwa. Ibi rero ni nabyo Core Team yagarutseho, itubwira ngo turasabwa kuzuza ibisabwa, baduhaye ibintu bibiri tugomba gukora kugira ngo buri mupayoniya wese agere kuri migration yujuje ibisabwa. Batubwiye ngo to news update may help unlock your KYC application if you take action. First pioneer who were rejected due to different in their P account name and their real name in ID document should either expand pay to update their name or appeal to resubmit their KYC application. Second pioneers can edit small types up to digital in their account phone number. If it is not verified applicable, pioneer should edit this through their profile setting in P-mining apps now, especially if they have tentative KYC status and need to use their correct number to reset their password and verify their account. Murumva rero n'ubundi Core Team iki kibazo turimo tuvuga nicyo ikomeza ikagenda ihura nacyo. Bakaba rero barongeye gutanga amahirwe ku bapiyona bose bafite ibibazo bibiri. Kuba warakoze KYC ikaba iri tentative, ikaba waratinze kuva muri tentative. Mu by'ukuri ahangaha ntabwo ari kubwo akawunti yawe itazwi, ahubwo hari ibyabayobeye, hari ibyo batabona basaba kugira ngo ubafashe kubikemura. Ikindi bongeye kutubwira yuko niba waranditse phone number yawe nabi cyangwa ukaba warayitaye cyangwa mwo kimwe ukaba phone number washyizeho itakubaruyeho, aka kanya bongeye gutanga amahirwe yo kugenda ukabihindura ugakoresha phone number kandi yizewe uzi neza yuko nta kibazo ifite. Aya rero akaba ari andi mahirwe twongeye kugirirwa ku buryo nemeza yuko kuri Open Mainnet umupiyona wese wamayininze payi ashobora kuzahabwa payi nta gisibye. Niba Core Team yicara hasi igatekereza ikavuga ngo reka twongere duhe amahirwe abapiyona bagize ibibazo mu ma akawunti yabo maze babikosore. Murumva yuko ni amahirwe adasanzwe
ku bantu mwese mwamayininze payi. Ibi rero nkaba nabigarutseho ngira ngo mpite mbwira aba bantu baba bagifite amahirwe yo kongera gukora zino KYC. Iyo update nk'iyi ije, wowe iziyeho ni wowe ugira amahirwe. Akenshi na kenshi umuntu urimo ukora icyo kintu ahita agira amahirwe kubera yuko we baba barangije kumuyobora. Mu gihe abakoze ama KYC imbere yashoboraga gushyiramo ibyo yumva we atekereza kubera ko atari azi ngo birava hehe birajya hehe. Mu gihe rero ikintu cyamenyekanye, wowe urimo ugikora gikore neza. Kandi nawe mu payonazi waviyoye cyangwa wishe ibyo wagombaga gukora, urasabwa kwihuta cyane ukibona rero tangazo ukagenda ugakemura ibyo bibazo byose wagiye uhura nabyo kugira ngo open mainnet igere warabikemuye. Ikindi batubwiye ngo niba ugerageje uburyo bwose bushoboka bikanga, urandikira groupe ifasha abakiriya kugira ngo ubagezeho ikibazo ufite maze bagufashe. Niba bari bugusubize KYC ukayikora, niba bari bukemura ibibazo wenda ufite byoroshye, ibyo ngibyo badusabye no kwandikira kuwa timu ishinzwe gufasha abakiriya kugira ngo bakomeze badufashe kugira ngo ibibazo byose dufite muri account zacu bikemuke. Ibi rero nkaba ngira ngo nshimire kuwa timu idahwema gukurikira ndetse no kubaha abakozi ba Payi Network. Mu payonazi rero, niba kuwa timu ifata umwanya ikaguhereza update ikavuga ati nyamara uyu muntu reka twongere tumuha andi mahirwe, aya mahirwe ntimukayiteshe. Ntimukayiteshe kuko nicyo gihe cyo kugira ngo umuntu wese abashe kugera kuri account imeze gutya. Uyu muntu niba afite account isa gutya no guhabwa migration bizamworohera, kuko igihe cyose deadline wayikemuye ugasanga imibare yawe iratuje, ujye umenya yuko isaha n'isaha wahabwa migration. Reka mbashimire rero mwebwe mudahwema gukurikira umuyoboro wacu ubagezaho amakuru ya Payi Network, babwira ngo mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Bye bye.